nongeye kubashimira kandi mbasuhuza nk'abantu twabanye kuva natangira iyi channel. Abenshi mwabonye ko natangiranye n'ibiganiro bijyanye na cryptocurrency, nkomeza ibindi birangaho by'amavlog cyangwa se amavideo asanzwe. Bwari uburyo bwo kugira ngo nzamure channel yanjye, ubwo yabaye monetize already. So nyuma yaho hari akavideo nakoze ko gusobanura inzozi, mbona abantu bagakunze, ndangije ndavuga nti nzajya mbagezaho ubusobanuro bw'inzozi. Uyu munsi ngiye kubabwira ku nzozi eshatu n'icyo bizisobanuye, n'uko wabyitwaramo igihe warose izo nzozi. Inzozi za mbere ni ukurota uri kurya inyama. Kurota uri kurya inyama, waba uri kuzisangira n'abantu, waba uri kuzirya uri wenyine. Kurota uri kurya inyama rero bisobanuye urupfu. Nurota uri kurya inyama uzamenye ko ari integuza y'urupfu, cyangwa se ari inzozi zijyanye n'urupfu kuri wowe. Niba urose uri kurya inyama wari ufite urugendo nk'ejo, byuka usenge, ubyereke Imana. Abarokore barabizi utokeshe cyane, n'abatari abarokore nabo nta kibazo. Byuka usenge, ubyereke Imana, Imana ibihagarike. Kurota uri kurya inyama bisobanuye urupfu. Kurota rero uri kuzisangira n'abandi bantu, cyangwa se kurota muri nk'itimu cyangwa se muri groupe y'abantu muri kurya inyama, bisobanuye ko uko warose mungana, niba mwari batanu, bisobanuye ko urupfu rushobora kuba ruri hafi yanyu ku isaha. Niba wenda mwakoze nk'urugendo, cyangwa se muri buze gukora urugendo ku munsi ukurikira, cyangwa se uwo munsi mugakora urugendo rw'imodoka, birashoboka ko mushobora kuba mwakora impanuka. Ikindi, kuri izo nzozi zo kurota uri kurya inyama, ushobora kurota uri kurya inyama. Hari abantu barota mu buryo bubiri: ukarota ari wowe ariko bisobanura undi muntu mu muryango wawe cyangwa se mu nshuti zawe, bikaba atari wowe. Ni ukuvuga ngo igihe urose izo nzozi zimeze gutyo, ugomba kubanza ukibuka, cyangwa se ukabanza ugatekereza neza niba iyo urose inzozi ari wowe biba bisobanuye, cyangwa se ari undi muntu muziranye, cyangwa se w'umuvandimwe wawe biba biri kwerekezaho. Izo ni inzozi za mbere muba mukwiye kwitaho. Izindi nzozi, inzozi za kabiri, kandebe niba inzozi za kabiri ni ukurota amafaranga. Kurota amafaranga, impamvu ntinzemo ni uko numvaga nshobora kuba nagataruka, ariko kanze nkababwira. Kurota amafaranga ntabwo biba bisobanuye amafaranga. Oya, ntabwo biba bisobanuye amafaranga habe. Ahubwo kurota amafaranga ni ibitekerezo uba ufite muri wowe byo kuzatunga, cyangwa se byo kuzagira amafaranga. Ukaba ufite inyota yo gukora, ukaba ati njyewe ngomba gukora cyane nkagera kuri ibi, nkatera imbere, nkagira ubuhe. Akenshi iyo uhorana ibyo bitekerezo muri wowe, ukunda kugira inzozi z'amafaranga. Wabihuza gute n'amafaranga rero kuba wayarose, none narangiza nkakubwira ngo ntabwo bisobanura amafaranga? Wabihuza gute? Uburyo wabihuzamo, umuntu uhora anyotewe gutera imbere n'ubundi birangira ateye imbere. Ariyo mpamvu bavuga uti ko warose amafaranga egari kuzayatunga, ariko bikabanzirizwa n'iki? No gukora cyane.
yego icyo kirumvikanye. Izindi nzozi ariko ni mbi, kurota abantu bapfuye, yaba mu miryango yawe, yaba bahoze ari inshuti zawe ukabarota. Kurota izo nzozi icyo bisobanuye uba watewe n'iki? N'abazimu. Mu yandi magambo ntabwo ziba ari inzozi gusa, ahubwo uba watewe n'abazimu baba bakugendereye muri izo nzozi, ugasanga uri kurota wenda hari nk'umuntu wari inshuti yawe kera, mwakunda kuganira, mbese yari inshuti yawe magara, ugatangira ukamurota mu nzozi kandi uzi neza ko yapfuye. Ni ukuvuga ngo aba yaguteye mu nzozi. Aho nguho inama rero kuri izo nzozi za gatatu, inama ni ukubyuka ugasenga, niyo byaba ari nijoro, byaba ari mu gicuku, waba uryamye uri kumwe n'undi muntu, ugomba kubyuka ukagira ute? Ugasenga ako kanya ugomba kubyuka ugasenga. Akenshi uba usanga izo nzozi nk'izo ngizo umwe habigeza zoherejwe n'abarozi, noneho cyangwa se ugasanga abo bantu bapfuye hari imipango mwari mufitanye bagiye itarangiye, cyangwa se hari nk'amasezerano bagiye mutarangizanyije, bakazajya bahora baza bagutera mu nzozi. Nta wundi muti ni ukubisengera. Byose bikurwaho no gusenga. Iyo usenze ntabwo bigaruka, ntabwo bigaruka. So ndumva ari ibyo. Hagize izindi nzozi wumva nagusobanurira cyangwa se wumva navugaho muri video itaha, wanyandikira muri comment ukambwira uti uzansobanurira izi nzozi. Ngomba kuza nkasoma comment, nkareba icyo gitekerezo cyawe, noneho nkagira ute? Nkazaza gusobanurira kandi ukanyurwa. Ndabakunda cyane. Ngiye kubategurira ikindi cyegeranyo cy'inzozi, nzajya mbagezaho inzozi eshatu, noneho kandi nzajya mbyaporodingaho buri munsi nko mu masaha hagati ya saa 4 na saa 6. Buri ikiganiro cy'inzozi kizajya kiraba kiriho. Andi mavideo yo ashaka kugeraho nimugoroba bitewe n'ibyo ndi kumva byafasha community, ariko inzozi zo ngiye kuzajya mbishiraho buri munsi. Ikindi, hari abantu bamwe ngo nzajya mbasobanura ku bintu bijyanye n'inyatsi, ku bumenyi buke mbifiteho butari bwinshi, nabyo nzajya ngerageza mbakoreho ikiganiro kugira ngo mumenye inyatsi zigaragazwa n'iki. Iyo abantu bakohereje inyatsi cyangwa se baguteje inyatsi, ubibwirwa n'iki? Ni ibihe bimenyetso? Bigenda bite? Ibyo byose nzajya mbibasobanurira hano kuri iyi channel yacu. Ndabakunda cyane, mugire amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Duhure muri video itaha.